Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze kuri Iyungure BTV. Uyu munsi naje kugira ngo ngufashe niba uri wa muntu ubona ko ufite mu nda hanini, hahandi usanga waramaze kugira ibinure byinshi mu nda yawe, hahandi usanga inda yawe yaramaze kuba nini cyane. Nakuzaniye ubwoko bubiri bw'amaji, bw'uruhurirane rw'amaji ugomba kwifashisha. Aya maji aroroshye cyane kuyabona kuri buri muntu wese, ariko mbere y'uko nkubwira aya maji ndagira ngo ubanze unyumve neza. Ni ryari uzamenya ko wamaze kugira mu nda harenze ahakenewe? Ni ukuvuga ngo nubwo uvuga ngo ufite mu nda hanini, ariko hari na santimetero zigenderwaho bavuga yuko umuntu yamaze kugira ibinure byinshi mu nda ye birenze ibikenewe. Aha rero ku gitsina gabo n'igitsina gore baratandukanye. Ni ukuvuga ngo ku gitsina gabo niwipima ugasanga mu nda yawe ufite santimetero 88, aha ngaha uzaba uri mu muhondo, uzaba uri kuri warning. Ni ukuvuga ngo nukomeza kwipima ugasanga wageze noneho mu 102, aha ngaha uzaba uri mu mutuku. Ni ukuvuga ngo uzaba warageze kuri ya stage y'uko wamaze kugira ibinure byinshi birenze ibikenewe. Ku mugore rero cyangwa se igitsina gore, nawe niwipima ugasanga mu nda yawe santimetero ni 80, ni ukuvuga ngo icyo gihe nawe uzaba uri mu muhondo. Niwipima nanone ugasanga ugeze kuri 88 kuzamura, nawe uzaba ugeze mu mutuku. Ni ukuvuga ngo uzaba ugeze kuri ya stage yo gushaka icyo wakora kugira ngo ugabanye bya binure biri ku nda yawe. Ni ukuvuga ngo kugira ibinure byinshi ku nda bitera ikihe kibazo? Aha ngaha ubushakashatsi bwagaragaje ko kugira ibinure byinshi ku nda bitera ibyago byo kurwara ubwoko bwa diyabete ya 2. Nanone bikongera ibyago byo kurwara indwara zifata ku mutima. Niba wisanze muri izi santimetero nakubwiye, urasabwa gukoresha imiti yabugenewe yagufasha kugira ngo ibyo binure bigabanuke. Aha ngaha rero niba ushaka kugabanya ibinure ku nda yawe kugira ngo wongere ugire inda iri normale, biragusaba kureka ibintu bijyanye n'amasukari, ibiryo byo mu nganda byongewemo amasukari, hamwe dusangamo aya maji, tugasangamo amayogati, tugasangamo ama ice cream n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Biragusaba kureka amafiriti, bikagusaba kureka kurya mayonezi, bikagusaba kureka kurya boreba. Ni ukuvuga ngo iyo ushaka gukira hari n'ibyo wigomwa. Iyo udafite kwigomwa muri wowe ngo ureke bimwe na bimwe, n'ubundi gukira kwawe biba bidashoboka. Aha rero ni ukuvuga ngo iyi ji ya mbere naguteguriye ugomba kuyikoresha neza mu buryo bukwiye kandi ku gihe. Hari abantu akoresha umuti umunsi umwe, iminsi 2, iminsi 3 agahita areka umuti. Uyu muti nta kintu uri kumarira, agahita awureka akajya gufata undi. Ndagira ngo nkubwire neza ko kugira ngo uvuge ngo uyu muti ndabona nta result uri kumpa cyangwa se nta kintu umariye, nuko nibura waba uwukoresheje iminsi 7. Iyo iminsi 7 ishize ukoresha umuti ukabona nta mpinduka, nibura nibwo ushobora kuvuga ngo uyu muti ntacyo umariye ukaba wawuhindura. Ariko mu gihe cyose ugikoresha umuti ukawureka mu minsi 3 nibanza, ni ukuvuga ngo uwo muti ntushobora kumenya ko ushobora kugukiza cyangwa se ko byananiranye. Aha rero ji ya mbere uzakoresha, uzafate tangawizi uyisekure, numara kuyisekura ushyire ku ruhande, ufate amazi uyabize, numara kuyabiza nayo uyashyire ku ruhande, namara guhoraho gato ufate ya tangawizi wasekuye ushyiremo, hanyuma uvange kugira ngo bihure. Nibimara guhora
ubifate ubiyungurure ubishyire mu kajyaga kawe keza, hanyuma ufate indimu ukamuriremo. Ushobora kuba udafite indimu ariko wenda ufite apple cider nayo wayishyiramo, hanyuma ufate n'ibiyiko bibiri by'ubuki ushyiremo, hanyuma uvange kugira ngo bihure. Iyi ji uzajya uyinywa mu gitondo umaze gufata amafunguro ya mu gitondo. Impamvu mvuze gutya ni iki? Ni ukuvuga ngo aha ngaha habamo tangawizi, kandi iyi tangawizi byagaragaye ko ku muntu urwara igifu atari byiza ko ahora ayikoresha, ariko iyo wamaze kurya hagashira iminota 30 iyi ji ukayinywa ntacyo bitwaye. Ushobora kuba uri wa muntu ubyuka ujya mu kazi ugafata breakfast vuba vuba ukagenda, ntacyo bitwaye. N'iyi ji wayikora ukayishyira mu icupa ryawe ukayitwara no mu kazi, ukaza kuyinywa ugeze mu kazi hatabayeho gutegereza ngo iminota 30 ishire ukererwe. Iyi ji uyinywa iminsi 7 wikurikiranya buri gitondo. Indi ji ya kabiri ugomba gukoresha, ufata inanasi yawe ukayihata neza ukayishyira muri blender, ugafata na kokombure ukayikatakata neza nayo ugashyira muri blender bivanze nyine, ugafata n'agatangawizi ukagakatakata nako ugashyiramo, hanyuma ukabisya. Wamara kubisya ahangaha kugira ngo bibashe kuguha ji cyangwa se umutobe ugaragara, ufata ivere y'amazi ugashyiramo igice, warangiza ugasukamo utarabisya, hanyuma ukabisya noneho bikabasha kuguha umutobe ufatika. Hanyuma iyo umaze kubisya urabiyungurura, wamara kubiyungurura ugafata indimu ugakamuriramo, wamara gukamuriramo noneho ukawunyuzamo akantu ukabihuza. Iyi ji nayo uyinywa mu gitondo umaze gufata ibyo kurya bya mu gitondo, hashize iminota 30 bifashe, ugafata ya ji yawe ukayinywa. Ubikora iminsi 7 wikurikiranya. Ibi bintu nubikora nk'uko mbikubwiye mu gihe gikwiye uzashimira nyuma. Genda ugerageze ibi bintu bikore, bizakumerera neza kandi bizaguha resulta nziza. Ibi nibyo nabateguriye uyu munsi, wakoze cyane kubana nanjye. Niba nawe wakunze ikiganiro ntugende udakoze subscribe, ukande ku nzogera kugira ngo tubane umunsi ku wundi. Bye bye, ndabakunda.